Ndagusuhuje cyane mukomere muzalendo. Muzalendo mukomere n'abazalendo bose aho bari. Harimo umuzalendo Karasanyika Myasiro. Mwene muzehe ndimo numva ikiganiro cye ku bigendanye n'amadini. Hari ibyo yavuze bigendanye n'imyemerere n'uburyo amadini yaje, n'icyo amadini avuze n'isano amadini afitanye n'icyo twakwita iyobokamana cyangwa se Imana. Buriya iyo bigeze aho ngaho umuntu yibaza ibintu byinshi cyane, ariko dukurikije nyine ko 90% by'abanyarwanda cyangwa se binarenga bafite imyemerere kandi ishamikiye ku Mana. Hari byinshi twagiye twumva twigishwa, hari ibyo twagiye dusoma mu bitabo bitandukanye. Ubwo rero natwe dukora analize tukabasha kubitekerezaho. Uko byagenda kose umuntu ikintu cyose kigira inkomoko. Iyo nkomoko rero uko ibihe bigenda bishira, uko imyaka igenda ishira indi gataha, niko ibintu bimwe na bimwe bigenda bihinduka amateka. Kuko ubu sogokuruza wanjye ni amateka kuko ntago muzi, nanjye mubwirwa nka history cyangwa se nk'amateka. Rero n'iby'Imana tubyiga nk'amateka. Iyo twizera iby'Imana tubona umukurambere wacu Adamu waremwe n'Imana, umuremyi wa byose, ari we tujya tuvuga ngo ni Imana yacu. Tugira Imana, tugire gakondo, tugire ubutaka, tugire igihugu, tugire na repubulika. Ibyo byose tubihabwa n'Imana, ko niyo twiringiye, niyo itubeshejeho, niyo iduha umwuka duhumeka. Ni nayo ituma umuntu aryama agasinzira ku isaha yagennye, umuntu agakanguka. Imana rero ni umuhanga, ntacyo twayigereranya nacyo. Ariko iyo tugiye muri history dusanga ko mu biremwa Imana yaremye haje kugomamo ikiremwa kimwe. Ubwo ntihagire umuntu mbaza impamvu Imana yaremye icyo kiremwa kikagoma, ko natwe iyo tugeze aho ngaho hari abashyiramo ubwenge bwabo nyine, ariko abushyiramo nyine ndabumva kuko baba bakoze analize n'ubwenge bwabo. Ariko njye ubwenge bwanjye mpitamo kubugarukiriza aho ngaho, kubera ko ntazi impamvu nabayeho, ntashobora no kumenya impamvu nzapfa, ntashobora no kumenya igihe nzapfira. Niyo mpamvu nakwirirwa nibaza impamvu mu biremwa Imana yaremye kimwe cyigometse icyo kiremwa. Nicyo rero iyo dukurikiye history dusanga aricyo bitaga Luciferi. Iki kiremwa cyaje kugoma rero ni Imana ngo yakijugunye muri iyi si. Noneho kubera ko Imana yari ifite gahunda yo kurema umuntu, ihita Luciferi ahita yigira inama yo kuzagusha umuntu mu cyaha, kugira ngo Imana nimubarire uwo muntu na Satani azababarirwe. Imana nirimbira uwo muntu Luciferi azaba yagomesheje, Imana nirimbira uwo Luciferi izarimburane n'uwo muntu, izamurimburane n'uwo muntu. Ariko kubera ko icyo kiremwa cyacumuje umuntu atigeze abigiramo uruhare kugira ngo ikiremwa kibeho, Imana yahaye uwo muntu uburenganzira. Iramubwira iti noneho rero ufite uburenganzira bwo kuba mu ruhande rwanjye ukanyemerera, nkongera nkaguhindura bundi bushya, cyangwa se ukaguma mu ruhande rwa Satani ukaba urindiriye kuzahabwa ibihano hamwe, ukazakirana ibihano hamwe n'ibyo Satani azakira. Umukurambere wacu rero Adamu twabonye, tubona ko Bibiliya ivuga ko yabwiwe gutamba intama igapfa. Ubwo mu cyimbo cy'urupfu yagombaga gupfa hapfuye intama, abikoze abayumviye itegeko ry'Imana yari imuhaye, bityo abayinjiye mu murongo w'abahakana b'abarwanya Satani. Ariko virusi Satani yari yashyize muri uwo muntu ntabwo yari ivuyemo burundu, bityo abamukomotseho bose bavukanaga iyo virusi. Bamara kugera ku isi, uwo mubyeyi wabo akabigisha, yamara kubigisha uwo ari we wese akihitiramo kugira uruhande ahereramo. Nuko rero habonetse ibice bibiri, haboneka igice cy'ababa ku ruhande rw'Imana, haboneka n'igice cy'abarwanya Imana. Niyo mpamvu habonetse umuryango wa Kayini, no kuvuga ngo abo bagiye ku ruhande rw'umwanzi rwa Satani, ikindi gice gisigaye gisigara ku ruhande rw'abubaha Imana. Ibyo bintu rero byarakomeje kugeza n'uyu munsi, kuko ku gihe cy'umwuzure nk'uko amateka bivuga, abubaha Imana bahungiye mu nkuge, abari ku ruhande rwa Satani bararimbuka. Kubera ko itari imperuka yo kurangiza isi n'icyaha burundu, n'ubundi abakomeje kubaho bari bari mu isi, kandi isi yari yaranduye, irimo n'abantu banduye. Abavuye mu nkuge n'ubundi bakomeje kororoka, bakagenda babyara abubaha Imana n'abayirwanya. Niko byakomeje. Aburahamu aboneka ari umwe mu bwoko bwari buriho muri icyo gihe, abandi barwanya Imana, we agaragaza umutima wo kuyubaha. Iramutoranya rero kuza kugera ku bo twita Abayisiraheli, aribo
Bibiliya cyangwa se amateka avuga ko ari bo bwoko bwatoranijwe, bavugwaho byinshi cyane, bavugwaho byinshi. Ubwo rero ibigendanye n'iyobokamana byagiye bikura nk'uko mwene Mose yabisobanuye, byagiye bikura kugeza ubwo abantu babibonamo ko habamo uburyo bwo kwifashishwa kugira ngo ibe inzira imwe yo kuyobora abaturage biciye muri seyasa. Kuyobora abaturage biciye muri seyasa. Bibiliya rero tubona ko yanditswe n'abazungu, ko uzasanga Bibiliya zitandukanye. Hari Bibiliya nukurikirana neza izi z'abakirisitu ariko bategamiye kuri Kiliziya Gatolika. Bibiliya ntagatifu amagambo menshi cyane ayigize asa cyane n'iya Bibiliya tumenyereye y'abakirisitu, baba abasenga ku cyumweru n'abari abandi bita ngo abadive. Ariko hari izindi Bibiliya zagiye zivuka nyuma zifite amagambo agoretse. Ahantu Bibiliya ntagatifu itandukaniye na Bibiliya z'abo bandi nuko ari ibitabo bimwe byongewemo muri Bibiliya ntagatifu, ariko n'ubundi abantu basenga b'abakirisitu begamiye kuri Kiliziya Gatolika n'ubundi ibyo bitabo bindi barabyemera nubwo bitari mu ntuza muri Bibiliya yabo. Yizire rero ku bigendanye n'amadini. Amadini leta yabonye nk'igikoresho cyiza gishobora kubafasha kuyobora abantu. Niyo mpamvu bashyizeho ikintu bita sitati. Sitati ni amasezerano idini rigirana na leta, kuko idini ntabwo ryakorera ahantu ku butaka bwaryo, kuko buriya leta niyo ifite byose mu nshingano zayo, ubutaka iki niyo ikontorera ibintu byose. Ubwo rero iyo ushinze idini uba ugomba kugenda ukagirana amasezerano na leta, bakumva ari amasezerano rwose leta ifitemo inyungu, bakaguha ibyangombwa aribyo bita sitati, ukaba ufite uburenganzira bwo gukora nk'idini. Iyo rero umaze kubona sitati uba ufite uburenganzira rwose bwo gukora buri kimwe cyose, ku buryo nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvogera, kuko uba uri umufatanyabikorwa na leta. Ko ni ukuvuga ngo niba idini rigiranye amasezerano na leta, rikemera ko rizubaka amashuri, rikubaka amavuriro, rikubaka ibitaro, ndetse rigakora imihanda, ibikorwa by'amajyambere, leta nayo isezerana kuzacungira iryo dini umutekano n'ibindi bimwe tutamenya ibintu nk'ibyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ba bantu bagiranye amasezerano baba babaye nk'abakorana, ni nka companies, ni nko kuvuga ngo leta ikiza amashyira muri iryo dini. Ntabwo rero idini ryakora ibinyuranyije n'ibyo leta ishaka, ahubwo baba bagomba gukorana. Icya mbere, niba baragiranye amasezerano yo gufatanya kubungabunga umutekano w'igihugu, niba bashaka kumenya amakuru y'ibibera muri iryo dini, bizaborohera kuko bazahamagara abafatanyabikorwa babo bamubwira bati rero tugiye guha amaneko baza bari mu idini ryawe ubazi, mukorane kandi ugomba kuba uburenganzira bwose bugakora bisanzuye kugira ngo babashe kugera ku byo wifuza kugeraho. Rero amadini mbere y'intambara, nge amakuru namenye nuko ubwo abanyarwanda bitewe n'amarangamutima yabo bari baremeye amadini ndetse bakayimariramo cyane, byoroheye inkotanyi kuyinjirira kandi bagera ku byo bifuzaga kugeraho. Cyambere abazungu batuzaniye ibi byitwa iyobokamana, barabanje basoma umuco w'abanyarwanda, hari ibyo bitaga kirazira. N'abanyamadini rero baje bakomoza kuri ya mico yacu ya kirazira, iki kirazira. Hari ibintu bamwe na bamwe batumvikanyeho, ariko baza gukoresha siyasa babica ku bantu. Ikintu kigendanye n'imyororokere, umuco w'abanyarwanda, umugabo yemererwaga kugira ingo nyinshi, abagore barenze umwe. Noneho bazana abantu b'iyobokamana baza gukomoza kuri icyo kintu kigendanye no kugira ingo nyinshi cyangwa se abagore barenze umwe. Bagikomejeho babona bizatera umwuka mubi, bahitamo gukoresha siyasa. Siyasa bakoresheje ni iyihe? Gutangira kuzana ibintu bimeze nk'amacakubiri muri iyo miryango, abagore baharikanijwe bakakora ibishoboka byose. Ngiye niko mbibona, kandi kera ntibyabagaho. Ubundi umugabo yarubahwaga, yageraga mu rugo yarubahwaga, yagera mu rundi akubahwa, kandi ugasanga iyo miryango ibanye neza. Ariko nta wabura kuvuga ko ushobora kuba harakoreshejwe amayeri kugira ngo hatangire ibintu by'imyiryane mu miryango, usange imiryango itumvikana kandi ari abagore b'umugabo umwe, ari abana b'umugabo umwe, usange barangana, usange barahigana bicana. Ubwo ni uburyo bumwe. Ubundi buryo ni ukumvisha abantu ko gushaka abagore barenze umwe biza n'ubukene, bityo abantu barabireba kuko babona nibyo
ubukene gute? Nuko niba ufite ubutaka buto ukaba ugiye kubyara abana benshi ku bagore batandukanye, bizatuma ubutaka bwawe abana butabakwira, ibintu nk'ibyo ngibyo. Iyo niyo imwe muri siasa zakoreshejwe kugira ngo ibintu byo kororoka bimere nk'aho biciwe intege. Nibyo wenda ukurikije n'umwuka wagiye uza hagati mu miryango y'abaharikanijwe ntago ari mwiza, bityo ku buryo umuntu atabishyikira. Ariko icyo kintu nanone abazungu baje bagikomojeho basanga niba bakomeza kukigisha muri ubwo buryo bizagorana. Ariko nyuma byaje kumera nk'ihame mu madini, umuntu ufite umugore urenze umwe ntibamubatize cyangwa nahabwa amasakaramentu. Ubwo rero ibigendanye n'amadini, abanyarwanda kubera ko byari bije hari abantu bamwe bimeze nk'aho byorohereza kuri iyo ngingo, nk'umugore wabaga waraharitswe, niba idini rigiye kumufasha gusigarana umugabo wenyine, urumva yasiragaraga yishimye yumva iryo dini yanarishyigikira, igishoboka cyose akaba yagitangayo. Rero amarangamutima agendanye n'uburyo abazungu baje banakomoza ku muco wacu nk'abanyarwanda byatumye abanyarwanda bayiyumvamo ndetse bagirira icyizere cyane kuruta uko bagirira icyizere leta zabo. Umuntu ashobora kudatanga umusoro w'umubiri, ashobora kudatanga umusoro w'inzu, ariko ntashobora kumara ukwezi adatanga icya cumi. Ntashobora kujya mu misa ngo aveyo adatanze ituro. Ibyo ntibishoboka. Kandi ugasanga abayobozi, abashinzwe imisoro nk'umusoro w'umubiri, barakubitana n'umuntu agatizwa n'amaguru, kandi ku cyumweru yajya mu misa agatanga amafaranga arenze aho yagasoreye umubiri we. Urumva ukuntu abantu bari baragiriye icyizere amadini kuruta uko bagiriye icyizere leta zabo. Bityo kubera icyizere abanyarwanda bari baragiriye amadini byoroheye inkotanyi, kubera ko abanyarwanda bakunda kumva bibabwiye cyane, ukabajya mu matwi ukababwira barumva nubwo baba babeshya. Inkotanyi rero zaraje zinjira mu madini yose, bazi kuvuga murabizi, bajya mu madini bakajya bakusanya amaturo bajyana mu nkotanyi, Ikindi ntabura kuvuga uburyo abazungu biba bakiba abanyafurika. Amadini menshi bazacunge na 70% cyangwa 80% yegamiye kuri aya madini y'abazungu. Umuntu arashinga idini akareba akavuga ati kugira ngo rigire imbaraga, ubwo maze kubona abantu banjye 50 abantu maze kwibakira inzu tuzajya dusengeramo, reka mpite ngegeka ku Bayehova, ngegeke ku Bakatolike, ngegeke kuri ba bandi bita bahirika abadive. None yamara kuryegekaho, ubwo ngubwo nawe akabagiye mu murongo nk'abandi. Iyo yitwaye nabi apfa kuba yaragiranye amasezerano, iyo yitwaye nabi baramwirukana batitaye ko yashinze idini kandi bararimwambura bakarisigarana. Ubujura rero navugaga ku bazungu, kugira ngo mbabwire ngo amadini uretse wenda Kiliziya Gatolika, andi madini batanga amafaranga yaba amaturo, ubundi buza nayo Kiliziya kuyivugaho, yaba amaturo yaba ibya 10 ntibamenya harengeye. Ibigaruka ni udufaranga duke tw'imishahara baba barageneye abapasiteri n'abandi bantu bakorana muri iyo mirimo. Ariko abanyedini bakusanya amafaranga za miliyoni 2, za 5, za 10 zikagenda. Igihe nk'umuyaga uje ukagurutsa urusengero, ya mafaranga batanze mu myaka 5, 10, 20 ishize ntashobora kugarukamo n'igiceri cy'icumi ngo wenda baze basana urwo rusengero rwagurutse. Niba babonye ikibanza hafi yabo kugira ngo wenda bagire ahantu hagutse, ntabwo amafaranga batanze kandi aba ari menshi cyane, ntashobora kugaruka na 8 n'icumi ngabe yasana urwo rusengero cyangwa se yabe yagura icyo kibanza babonye. Cyane bashaka kwimuka bakababonye ahandi hantu heza cyane, bagomba kwisakasaka bagatanga amafaranga bakagura icyo kibanza bakacyubaka. Bamara kucyubaka, babandi babanyabwenge bashinze imishinga yabo bakaza guserebura kugitaha. Kandi kigeretse kuri ibyo ngibyo usanga nabo bantu bavunitse bubaka basiza bagura ikibanza, usanga n'ubundi bitababuza kubahereza inkoko, kubahereza amagi, kubahereza imivinyo yo gutahana. Kuvuga ngo nyine baba barimo babarya ni nk'inka zimbagwa nyine zibyibushye. Sinzi ibyo somana naribonye muri Bibiliya, zibyibushye bazajya bazirya nyine inka zimbagwa. Amafaranga yose yaba yakusanijwe akusanywa mu kare wenda nko muri segiteri, amatorero ari muri segiteri, ari muri komine, ari muri superefecti, ari muri prefecti, ari mu gihugu, yegeranye ibyo bifaranga byose bikajya ku cyicaro. Niba ari Kiliziya Gatolika biruhukira i Roma, ubwo iyo bigezeho nyine bafata udusigaye dukeya nyine bakatugabanyaho bakatwohereza tukaza guhembwa abo bapasiteri bahembwa 100, 80, 200, 300 cyangwa na 500 bitewe n'ibyo akora, abapadiri. Ubwo rero ubujura bukorwa n'abanyamadini buteye ubwoba. Usibye nk'imishinga za Caritas na Compassion, nabwo iyo mishinga ibifite ukuntu ikora usanga ntaho ihuriye n'idini,
ahubwo haba hari abandi bantu bayitera inkunga, ugasanga irafasha abana 2 3 cyangwa 4 bari muri ayo madini, ariko umwana umubyeyi ufite umwana akaba ari umukene kandi akorera iryo dini yitanga bigaragara, ntashobora gutsindisha cyangwa se gusanga yarwaje nk'umuntu bisaba ko azabagwa, bisaba ko azakorerwa ubutabazi buhambaye, idini riba ryagira icyo rikora rimufashe abe yavuzwa cyangwa uwo mwana ahabwe ubufasha yige. Bikurika nta kintu bagukorera. Ushobora kurwara ukaremba ukoherezwa mu bitaro bya Kiliziya Gatolika kandi uri umukatolika ntibibabuza kuguca amafaranga. Ushobora kurwara uri umudive cyangwa uri umupenekote ukajya muri bya bitaro by'Inyamata, ntibibabuza kuguca amafaranga, ntibareba ngo uyu ni umupenekote, uyu ni umwadeperi, uyu ni umudive, reka tumuvurire ubuntu. Ibyo ntabwo babireba. Ayo mafaranga rero kandi nukurikirana neza uzasanga ahantu hose hagiye hubakwa ibitaro, hubakwa amashuri, yaragiye ahakusanywa amafaranga ava mu bakirisitu bakayakusanya barangiza bakajya kubaka ibyo bitaro. Niba mbeshya azagira uzanye moze ambwira ati ibi bitaro byaha byubatswe ari itorero ritanze amafaranga, kandi nubwo byaba riyatanze ni za bya 10 n'amaturo aba yatanzwe n'abaturage. Ariko ahantu henshi nzi ibitaro, amashuri akomeye, bizera abakirisitu nibo batanga amafaranga akubaka ibyo bitaro, akubaka ayo mashuri, maze nturwaye bakagenda bakakugaramikamo, wamaramo icyumweru wamaramo 2 bakaba bakuzaniye fagitire y'ibihumbi 800. Nta nubwo bakubwira ngo kubera ko uri umukatolika, kubera ko uri umwadeperi twagukuriyeho wenda 100,000. Ibyo ntabwo babikubwira. Rero none umuntu akaba yakwibaza, ese ko abantu baba baragiye bahabwa urugero rw'amafaranga bagomba gutanga kugira ngo ibitaro byubakwe, amashuri yubakwe, akaba atafasha abakristo b'ayo matorero, ahubwo ujyayo bakakwishyuza nk'uko n'abandi bishyuzwa batigeze batangaho n'ifaranga, ayo mavuriro ayo mashuri amara iki? Abakristo batanze amafaranga abamariye iki? Izo nyungu zose ziva muri ibyo bitaro n'ayo mashuri zirengera he? Ese ko amakampani yandi ajya akora akagira igihe yabona amaze kunguka, abashyizemo share n'abakozi bayo bakagira gutyo bagakira hasi bakagabana, aya makampani harimo amashare y'abakirisitu, ayo mafaranga bazagabana ryari? Rero ubujura bukorwa n'abanyamadini nabwo buri mu bintu bituma abakirisitu bayitabiriye bahindurwa abakene. Yewe aho ntuye njya mbona abantu baza bakagura ubujerekani bw'amavuta ngo bagiye kubutura kwa pasiteri, njya mbona abantu baza bakagura amatreye y'amagi ngo bagiye kuyatura kwa pasiteri, imigati ngo bagiye kuyitura kwa pasiteri, kandi ibyo ntago ari ibintu bibwiriza, ahubwo ni ibintu usanga byarashyizweho nka gahunda zashyizweho kugira ngo pasiteri ngo ni igiseke cya pasiteri, igiseke cya pasiteri, kandi ukwezi yo gushize kuri konte ye hajyaho umushahara. Umukirisitu utagira n'igare ryo kugendaho, uhinga akodesheje cyangwa se agahingira abandi, nawe akaboneka mu bari babandi ngo bazajyana igiseke kwa pasiteri, kandi wajya kureba pasiteri ugasanga afite imodoka agendamo, afite inzu nziza abamo, yogera mu nzu, ibintu byose abirangiriza mu nzu, ariko ugasanga umukene utagira n'ubwo kwishima we wahawe gahunda ngo y'igiseke cya pasiteri. Ubujura nkaba nabihuza n'ibyabaye mu mateka yo twarimo tureba haruguru. Suko amadini ari mabi, ariko 90% ni mabi, kubera ko iby'Imana yabiremye ari byiza, bitangira ari byiza, Satani araza arabyangiza. Twabonye ukuntu yacumuje umukurambere wacu Adamu. N'aya madini rero yahagurutse ari meza, ahaguruka ari meza, ariko nk'uko Satani nyine yangije umukurambere wacu, niko na Satani agenda yangiza amadini. Muzakurikirane abaprofeti abwira abantu ko bagiye kubona amadiplome, bagiye kuba abakungu, bagiye kuba abakire, akababwira ngo ndagusengeye ubukire bugiye kuza, bigasozwa no kwazanye igiseke. Niba ngiye barimo mbwira ko ngiye kuba umukire, ngiye kugura imodoka kandi ko ntayigura nayiguze amafaranga, udufaranga dusigaye mfite mu mufuka hatunsabira iki? We yakuyaturiye ubwo bukire bukaza. Abantu rero bakwiriye guhumuka, bakwiriye no gukanguka, bakatandukana n'amabandi n'abajura bari hanze. Akuza imbere bakubwira ngo naguhanuriye uzagura imodoka, kandi wajya kureba ugasanga yagendamo yayiguriwe n'abo bantu yirirwa hagaze imbere. Ndaguhanuriye uzabona iduka, wajya kureba ugasanga abantu yirirwa hagaze imbere bateranije amafaranga bamwubakira inzu. Ndaguhanuriye ibi n'ibi. Ariko abantu sinzi niba atari kwibasira amadini y'abandi, ariko abantu bakwiriye gukanguka bakamenya ubwenge, bagaca ubwenge, kuko abajura bari hanze habateye ubwoba. Noneho nibo
ubu ngubu niho bisa naho byadutse, ariko iyo ni inzira imwe inkotanyi zakoresheje kugira ngo zibone amafaranga yo gukora urugamba. Niyo mpamvu ibi ngibi ntabwo wakwiyadukiza ngo ugende ubivuge mu Rwanda batakuzi. Ibi ngibi bivugwa n'abateguwe ba bandi barwanye izi ntambara mbere ya 90, bakaza babeshya abantu babizeza ibitangaza, babizeza ko ngo Imana yababwiye ko bagiye kubyara, Imana yababwiye ko bagiye ngo kubona amadiplome, Imana yababwiye ko bagiye kubona inzu zigezweho, Imana yababwiye ko bagiye kubona amamodoka n'amaduka, barangiza bakabakuramo amafaranga, bagakora amafaranga mu bantu. Abo ngabo amafaranga ntabwo bigeze bayapfusha, navuga ko batapfushije ubusa, ntabwo biyitayeho, ahubwo bayajyanye mu nkotanyi kugira ngo bazabone noneho aho bakorera bisanzuye. Nibo abo ngabo ba Minyone, nibo bagitwaza, nibo bande. No kuvuga ngo abo nibo bagororewe nyine ayo madini, kandi ni nabo bamaneko muri ayo madini. Abandi bari kuza biyadukiza bashaka kwigana aba bagabo babaye nka yambwa yiganye nka kunnya mu rugo igakubitwa. Reba ibyo barimo bakorerwa. Ariko se uzarebe Antoine Rutayisire, ushobora kumureba wenda kumwitegereza mu itangira rye, atangira ubupasiteri niba ari ubupasiteri ukuntu yasaga. Uzamurebe n'ubu ngubu, uzarebe imodoka agendamo, urebe inzu abamo, urebe hataha, urebe, ariko mu mwibuke wenda ibyo ngibyo atarabijyamo. Ari n'umuntu mwiza, yahuraga n'abantu akabasuhuza, ariko ubu ngubu basigaye kubonamo ingengabitekerezo. Wenda ibyo nibyo nitekereje, ariko nkurikije ibiganiro bye n'amateka n'ibyo ngenda mwumvaho, ubona ko nawe ari muri iyo ntuzo. Kubera iki? Yarahawe nyine, yaragororewe. Niwe wenyine wemerewe kuba profeti, agahanurira abantu. Undi wundi wajya guhanura bahita bamuzingazingira mu gafuka bakajya kujugunya ahantu. Rero icyo navuga nuko amadini n'abajura. Nibuka hari umugabo wigeze kubivugaho, avuga ukuntu atangiye kuvuga uburyo amadini yaje nuko yatangiye nuko ari abajura, n'uburyo ari abajura, avuga intambara zikorwa n'amadini. Yavuze cyane kuri Kiliziya Gatolika, intambara yakoresheje n'uburyo intambara z'abanyamusaraba. Nigeze kubikurikirana intambara n'izo bita abanyamusaraba, asobanura ukuntu nta mwami wajyagaho Kiliziya Gatolika itabishatse. Iyo yajyagaho Kiliziya Gatolika yatezaga intambara bakamurwanya, bakamukuraho, bagashyiraho undi. Amadini ni ibyo bikoresho leta z'isi ziri gukoresha kugira ngo zirimbure abantu. Wagera kuri Kiliziya Gatolika ho bikaba ibindi. Mwene muze yavuze akantu nanjye mpita nkatekerezaho cyane. Uriya kardinali wo muri Kongo, biriya binavuga hari imbaraga zibimuvugisha. Noneho uzarebe ko Kisegede hari icyo amukoraho. Yamukoraho iki se, ko azi neza ko uhagarikiwe n'ingwa avoma. Noneho ngaruke kuri kardinali wo mu Rwanda. Ntabwo nsobanukiwe neza n'ibye, ariko nawe uburyo yabibonye ubukardinali ntabwo bisobanutse. Noneho ngiye kuri wa pasiteri w'Abahirika, umwe ngo ni Byiringiro Hesironi nibarinde. Muzakurikirane neza, uwo yasimbuye bavuga ko babanje kumuroga, bamuhaye uburozi, aragenda agwa mu Buhinde. Amaze gupfa, umuntu wagombaga kumusimbura amaze kwitegura ngo ajye muri Amerika kujya kurahira ngo aze ayobore idini ry'Abadive, base bamushinja ingengabitekerezo ya jenoside. Bamushinje jenoside, barabanza baramufunga. Bamaze kumufunga, wa maneko wabo, ya ntore yabo imaze kwima, imaze kubona ubuperezida bw'idini ry'Abadive, hangije baramufungura. Ese ubwo abo bantu harya ngo bayoboye abantu bajya mu ijuru, bima cyangwa se babona ubuyobozi bw'amadini babanje kwica bagenzi babo, babanje kugambanira bagenzi babo ngo babafunge babone kwima, ari barimo barajyana abantu mu ijuru cyangwa barimo barajyana mu kuzimu? Aba bose mbona ari abakozi ba Satani, nkuko ntabwo navuga ko ari bose, ariko nka 98% ni abakozi ba Satani, kuko ntabwo wanyumvisha ukuntu umuntu ashobora kwima babanje gufunga umuntu bamubeshyera ko yakoze jenoside, byarangira bakamufungura. Ubwo se uwo muntu haba atari umukozi wa Satani ni hehe? Ntabwo sobanukiwe cyane n'ibya kardinali. Noneho muzinjire mu yandi madini nk'abapentekote, muzinjire mu madini nk'abaporo, noneho muzambwire. Aba ni ibikoresho bya Satani, ni ibikoresho bya za leta. Maze iminsi nkurikirana iby'inoze by'Ikabgayi n'uburyo n'udutere twahabereye by'ura muvandimwe agenda avuga uwo bita Eric udahemuka. Bikurikirana cyane, ntabwo ushobora kuncika, ariko biteye ubwoba, kandi n'ikimenyetso cy'uko Kiliziya Gatolika ibyo bintu byose bibizi. Ntabwo bavuga ko ibitabizi, nayireba inyungu. Niba irimo ijyana abantu mu ijuru, se kuki datandukana n'izo nyungu z'iby'isi? Ni ibintu bitumvikana. Ikindi turavuga ku rugendo, ndavuga ku rugendo rwa Papa mbere y'intambara. Abantu bavuze ko nari umwana icyo gihe nari muto, bavuze ko ariwe winjije inkotanyi mu Rwanda. Noneho uburyo zahise zitera, noneho bikanavugwa, wakurikirana n'ukuntu bishe abasenyeri i Kigali, kandi Kiliziya Gatolika yakagombye kuba yarabahagazeho. Papa wari icyo gihe akaba yarabahagazeho, bakica uriya musenyeri wari warahungiye muri Kongo. Bigaragara ko n'ubundi gahunda y'izi nkotanyi wagira ngo yateguriwe ahubwo i Roma, wagira ngo yateguriwe i Roma. Niyo mpamvu
abantu bakwiriye gukura amaso cyane cyane ku bazungu kandi kuvuga ku madini ko njya numva hari umugabo rimwe na rimwe ko bura nta biganiro nakunda gukurikirana biterwa na titre mama wakize ku biganiro. Hari umugabo ugikunda kuvuga ngo maze iminsi narabuze ngo mba ndimo nzenguruka ngo ngenda nta bindi abagenda murazi ko atari maremo igisirikare abarimo agenda hakwa ku bazungu ababwira wenda ibyo yazaba baramutse bamuhaye igihugu cy'u Rwanda ntabwo bazagitoragura nk'uko bamwe babyibwira, kigomba kurwanirwa kandi na nyirakera bivuze ntabwo igihugu bameneye amaraso bagibonesha ngo wino y'ikaramu ntibishoboka. Rero abirirwa batujijisha badutesha umwanya twari dukwiye no kubakuraho ibitekerezo, ahubwo twese tugahinduka abazarendo. Nyuma ko abazarendo hagatekerezwa icyo gukora nta mikino, bikava mu magambo bikaba serious. Abazarendo aho bari hose bagahaguruka. Nzi neza ko abanyarwanda bumva kandi nubwo bamwe bagiye mu ntore ariko suko ari ibicucu imitwe yabo ntago irimo ubusa. Nzi neza ko icyo gukora nabo barakizi. Murakoze, reka garukira aho ni biragira ngo ku bigendanye n'amadini. Murakoze, mugire Imana, mugire gakondo, mugire ubutaka, mugire repubulika.